ndabizi bene byo baraza kunyata baragutera amaguru ariko natubwiza ni kuri usanga uyu munsi akiri itangaza umugisha visa ati wi visa ntabwo twubakwa na visa ntabwo twubakwa ubuhanuzi si bubi nanjye ndabwemera ariko ubuhanuzi si bwo butwubaka niba ari ikintu kiryohera ni ukuganira n'abantu bafite depression niba ari ikintu kiryohera ni ukuganira n'umuntu ubabaye kubera iki nzi kubabara ukuntu bimera nzi kurira ukuntu bimera iyo ntaza guhura na Yesu Fidele nari ndushye n'icyaha nari ibandi Fidele nari ibandi ndushye aranduhura aranyuza iyo ntaza guhura na Yesu sinzi nahoraga ndira Mbabaye Yesu yansanze ndi mu marira nta cyerekezo cy'ubuzima ndi kwibaza what's next ndajyahe yego ndajyahe reka mubwize ukuri Yesu araruhura yego Yesu araruhura naramubonye Yesu aguha umunezero ukararuseka ukarota useka atari uko wabonye amafaranga atari uko wakome atari uko wabonye imodoka oya ahubwo ukanezerwa ubabaye wazaje tukaganira nkubwire amahoro n'imigisha bibe kuri we nshuti ukurikiye SINAI TV by'umwihariko wo ufunguye iki kiganiro turakwakiriye mu izina rya Yesu gubwe neza abantu bari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abarundi turabayambiriye cyane mugubwe neza Imana ibaha umugisha nitwa Fidele Gatabazi tugize umugisha wo kongera kubona umukozi w'Imana twari dukumbuye turakwakiriye mu izina rya Yesu urakoze cyane Fidele amakuru ni meza turashima Imana akomeye nawe umeze neza yego na mahoro vraiment ndakomeye kuri kuvuga mu Kirundi nuko mvuye Burundi vuba hari waza kikiri mu kiza cyane bagiye Burayi nyuma y'imisi mike bakaba bakagiye aya Burundi narakoze twagize ibigize Burundi nakoze hospitality cyane y'u Burundi banze suza abantu b'i Burundi rero abarundi ndaje vuba nzaza vuba narabakunze yego abantu batarakora subscribe cyangwa s'abonner bokanda aho ngaho hari umutuku nibakira umutuku ukandi no kuri nzogera kugira ngo ujye ko hari ikiganiro gishya dushyizeho hari umuntu ushobora kwakubanya ari ubwa mbere wamubwiye yes nitwa Jackson mugisha muzigura ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe mwiza cyane n'umuhungu umwe w'imyaka 2 turashima Imana nk'abanyoboye umuryango witwa Benekora cya Sons of Kora International Ministries nibyo yego turavuga butumwa dukorera umurimo w'Imana na Jack's Business Group nkabana nakora business nibyo twishimye kongera kuganira nawe amen kandi turabizi ko hari ibintu Imana imaze iminsi igushyize ku mutima kuva na kera byari mu mugambi w'Imana kera ni ku ijambo ryavuze harya ngo iby'Imana yiteguriye kera ibintu tuba turi gukora Imana yarabiteguye kera yego mbere yuko tuganira reka dusenga Imana kugira ngo abariyo ibe umuyobozi w'iki kiganiro kandi n'umuntu ugifunguye aze kunguka karibu no gusenga kadusenge Mwuka wa data Mwuka w'Imana turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye ku bw'aya mahirwe adasanzwe udoye kugira ngo twongere tuganire n'ubwoko bwawe papa turagusaba ngongere utuganirize reka Umwuka wera tuyobore ntaba ari twebwe ntaba ari ibitekerezo byacu ntaba ari ubuhanga ntaba ari ubumenyi ahubwo reka byose bizamura icyubahiro cyawe Umwuka wera tuyobore mu magambo buri jambo ryose urigiremo control mu izina rya Yesu kandi tuvuga ibyubaka imitima y'abantu reka iki kiganiro umwami cyubaka imitima y'abantu kandi reka papa kigira ahantu kivana umuntu dukurikiye kigeze n'ahandi hantu kimugeza urakoze bana natwe tujye neza twese umugisha SINAI TV ndetse na staff yabo twese tugire neza mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye amen turongeye turakwakiriye tera gatebe witonze wumve icyo Umwuka abwira amatora Jackson tugiye excited cyane very excited ndi mu bantu bafashwa bwa mbere kugira ngo mbone uko mfasha n'abandi akubushize ituro ryanjye ni wari Imana zaza nkuregera kuri kamera ari kwiyegeranya nzatangira yego tujye kuganira uyu munsi nifuje ko tuganira kuri power of salvation cyangwa se imbaraga z'agakiza umuntu ufite agakiza ni muntu ki afite izihe mbaraga yakora ibiki yego byunzanira amatopiki akomeye azamura attention y'abantu nuko nzi yuko nawe Umwuka w'Imana kurimo nawe ukomeye
amen. Yego. Yakiriye. Iyo bavuze ngo umuntu afite agakiza cyangwa se yakiriye agakiza, ni umuntu umeze gute? Ni umuntu Wow, ubundi nk'uko Imana afashe. Ubundi agakiza ni iki? Agakiza ni amakuru twakira. yego Ayo makuru hamwe n'umwuka w'Imana agahinduka ubuzima muri twe. yego Iyo result ibaho niyo bita agakiza. ntabwo numvise. Ni amakuru twakira. Ni amakuru twakira. From It's like information. Ni amakuru twakira dushobora kuvana mu ijambo ry'Imana, dukura ku Mana, dukura ku bavuga butumwa. Ni amakuru twakira. Yego. Ayo makuru hamwe n'imbaraga z'umwuka wera akayahindura ubuzima muri twe. yego Ubwo buzima bwamara guhinduka, iyo result ibaho niyo bita agakiza. Ni ukuvuga ngo twakiriye amakuru y'umugabo witwa Kristo. yego Ku bw'ayo makuru twakiriye hamwe n'imbaraga z'umwuka w'Imana ayahindura ubuzima muri twebwe. Reka mbivuge gutya, Bibiliya ivuga ngo umuntu wese buriya wakira agakiza aba yabaye konve. Ni umurimo w'umwuka wera. Niyo ngiyo ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, umwuka wera abakinga amagambo ndi kubwira, ayo magambo agahinduka ubuzima ukakira Kristo. yego So rero bishatse kuvuga iki? Ayo makuru twakiriye agahinduka ubuzima kubw'imbaraga z'umwuka wera, nibyo bitanga agakiza. yego So rero iyo byatanze agakiza, ni handi uzasaba umuntu yatangiye kuvuga ngo ndakijijwe, ndagenda gutya kuko nkijijwe. Kubera iki? Hari amakuru yahindutse imbuto muri wowe. Yego. Iyo mbuto Yahindutse ubuzima ubuzima. biguhereza ubundi kugenda ukundi, biguhereza kwitwara ukundi, biguhereze kuba gutya, bikubereza kureka ibyo wari urimo ugahindukira. Donc ako niko gakiza. So rero iyo wakiriye ako gakiza, iyo wakiriye amakuru, kimwe ko abakristo bose siko bakiriye agakiza. Nabyo ntaza kuvuga gutya, kuko hari abantu bakiriye ayo makuru bagendana amakuru ntibayagira ubuzima. Reka rero nabivuge nibi, Kristo si amakuru, Kristo ni ubuzima. Bishatse kuvuga iki? Kristo wamenye aza muri wowe agahinduka ubuzima. Iyo ahindutse ubuzima niko gakiza. Iyo atarahinduka ubuzima aba ataragakiza, aba ari ibindi. Kuko abantu benshi bibitseho amakuru ya Kristo. yego Ariko mu gihe Kristo atarahinduka ubuzima muri wowe uracyafite ikibazo. yego Nuko abantu batabyemera, ariko ubuzima Kristo agomba guhinduka ubuzima ukabibona. Ukabibona ukabyumva. Urabona nk'umugore yatwite, hari ibintu birahinduka muri we. Utwo yakundaga, abenshi nabonye bakunda kurya ibitaka, abandi bakarya amabumba. Suba afite apeti y'ibumba, suba hari ikindi kintu. Ahubwo bitewe n'ikintu ari gukora, yego bitewe n'icyamugiyemo kikamuha kwitwara kundi kuntu. So rero agakiza muri make mvuze in brief ni amakuru twakira agahinduka ubuzima. Ayo makuru yahindutse ubuzima hari ikintu, nibyo bibyara agakiza. yego none ikibazo kirabaza ngo ese umuntu ashobora kuduta ku bantu bafite agakiza cyangwa bose barasa, bakiriye bimwe, babaho kimwe, bafite ubuzima bumwe? Umuntu ashobora gukekeranya ati Jackson ashobora kuba afite agakiza, Fidel akaba atagafite. Kristo yaravuze ngo muzamenyera ku mbuto. yego nshobora kuba narakijijwe, narabatijwe, ndasenga, nashobora kuba ariko mu by'ukuri ikizadutandukanya ni imbuto. Yesu nawe yasize abivuze, yaravuze ati muzabamenyera ku mbuto. Kandi wavuze ngo tuzamenyera ku mbuto, ni nawe wanaduhaye n'impano. Bishatse kuvuga iki? Yari kuvuga ngo muzabamenyera ku mbuto. Fidel araririmba cyane. yego Nubona aririmba kuzura umwuka uzamenye ko akijijwe. Jackson arabwiriza cyane, nubona abwiriza, ariko yaravuze ati no, imbuto. yego Buriya imbuto ni resulta y'icyo wakiriye. Ni resulta y'icyo ubitse muri wowe. Nubona imbuto z'umuntu ni nziza, menya ngo iki murimo n'umurimo. Ariko nubona imbuto ze zimeze ukuntu, ziragoranye n'ukuntu, yego umenya ngo hari ikibazo. So rero Kristo nawe yasize abivuze, muzabamenyera ku mbuto. Agakiza ntabwo kaba balanced n'ibindi bintu. Agakiza ntigafungurwa, agakiza ntigahinduka, ntikongerwa, agakiza ni kimwe.
ni ubuzima. So rero kujya kukwepera ku ruhande ujya no ni kimwe, ni kongerwa ni kagabanya. Hari igihe umuntu akubwira ati kuko ubona Jackson akijijwe, iyo dute yagombye kuba mu gihe rero bakudautinga ikucekinga ku mbuto zawe. Ni imbuto ubwo ziba zifite ikibazo. Kandi tujye tugendera nk'abakristo. Hari wavuze ngo azisoroma zitarera. Ubwo baba bazisoromye zitarera, ariko reka babwize ukuri nta cyiza uzareba. Umukristo wagize weze imbuto na Paulo yabwiye Timote ngo turi inzandiko zisonga na bose. Reka babwize ukuri meme na Yesu yagize challenge yabitaga abana b'Imana, yabitaga abakizwa abafarisayo, kandi nibo bambere babangamiye Kristo n'abasadukayo. So bari abantu biyitiriye Imana, ariko imbuto zabo zigateza ibibazo. Uriya twabyanga twabyemera, imbuto zacu zirakauntinga mu gakiza. Yego, turi kuvuga ku gakiza, ariko harimo n'abantu biyitiriye Imana. Muri iki gihe tubona tugenda turwana n'intambara nyinshi cyane cyane z'abantu, ugasanga umuntu yakurikiye cyangwa se yabonye umuntu agira ngo afite agakiza, ahageze imbuto ziramudisappointing, ugasanga umuntu ari mu marira ntayo ngayo. Ubona biterwa n'iki muri iyi minsi ko bigenda bifata intera? Shabye bikugenda bizamuka. Reka mbwira abakristo badukurikiye, dore ikibazo kiri mu bakristo, kandi iteka nzaba bivuga n'abantu bankurikira kuri social media. Inyigisho zanjye zimbeza kuri ibyo bintu ni ikintu cyitwa spiritual maturity spirituelle. Abarokore benshi twarakijijwe, reka mbisobanure. Twakiriye Kristo n'Umwami n'Umukiza, turabatizwa, no kuri dufite ishyaka ryo gukorera Imana, winjira mu nzu y'Imana. Kristo yaravuze ngo ni ingerero. Ni ukuvuga ngo warinjiye, ariko mu kwinjira mu gakiza ntabwo wemerewe kugarukira ku irembo ry'agakiza. Nyuma y'irembo urugendo rugatangiye. Urwo rugendo rero rutangiye ni urugendo rwo gukura mu buryo bw'Umwuka. Urwo rugendo ni urugendo utangira Yesu ugaterana, ukumva ijambo ry'Imana, ugasenga, ukagira ubusabane bw'Imana, ukajya mu masengesho. Uko ugenda umera gutyo uri kugenda ukura mu buryo bw'Umwuka, uri kugenda wubaka ubusabane bwawe n'Imana, uri kugenda uhishurirwa. Ariko dufite ikibazo cy'abakristo, barakijijwe barinje, ariko bagarukiye ku marembo y'agakiza, ntabwo bakomeje rwa rugendo. Ntabwo uzasanga uyu munsi abenshi bagenda bakaba disappointed abo wavugaga, niba abandi usanga bakurikiye impano y'umuntu. Impano ntabwo ari determininga ko umuntu akijijwe, kuko hari n'abapagani bafite impano, n'abapfumu hari abafite impano. Akubwira ibintu bikaba. Icy'ingenzi si impano. Icy'ingenzi niyo mpamvu abakristo ni cyiza gukura. Iyo ukuze umukristo ukuze ugira esprit discernement, cyangwa se kurondora. Urondora umwuka, so ukamenya ikimukoresha niki. Wibuke wa mupfumu wahuye na Paulo, ari kugira ngo ati yego turagushyigikiye. Paulo aradisaninga, ahita arongera kumva uyu ni umwuka wa Beza, arawucyaha, amuvamo. Kubera iki? Yaradisaninga. Dufite ikibazo cy'abakristo batari gukura mu mwuka. Niyo mpamvu usanga barabatuburira, niyo mpamvu usanga babona ibintu byashyushye, ibintu birashyushye, ugasanga niho hanagiye, yajyayo agasanga abaye disappointed, arakomeretse. Dufite abakristo benshi bakomerekeye mu nzu y'Imana, kandi inzu y'Imana rero bagombye kuruhukira, abo turabafite cyane. So ugasanga ikibazo abantu bari gushukwa n'ibishashagirana n'Imana. Abarwayi barakira, imbago abantu bari kuzijugunya. Umuntu ntagikururwa n'ubutumwa bwiza, akururwa n'ibitangaza. Ubwo ni ubuyobe. Ndabizi bene byo baraza kunyata, baragutera amaguru, ariko reka tubwizanye ukuri, ntabwo nakagombye kuza kukureba nje kureba ibitangaza. Nakagombye kuza kukureba nje kumva ubutumwa. Ikibohora abantu ni ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibitangaza ni nako bijambo by'Imana ngo mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka. Ibindi byose ibitangaza ni bonus. Ibitangaza ni bituma, nibyo Yesu yakoreshaga kugira abantu bamwizeye. Nimba warageze mu nzu y'Imana n'umukristo, ikintu cya mbere ukeneye si ibitangaza. Ikintu cya mbere ukeneye ni ukumenya Kristo, ni ugukura muri Kristo, ni ukumenya ubutumwa bwiza. Ibitangaza ahanini bigaragara ku bapagani kugira ngo bizere Kristo. Ariko twe twageze mu nzu y'Imana turabakizwa. Ibitangaza si byo bya mbere. Ubutumwa, gukura, kurya ijambo ry'Imana, ugakura mu buryo bw'Umwuka, ukaba
ukagenda ukura ukava ku rwego ariko dufite ikibazo cy'ababebe spirituel bari muri church baraterana kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru babaye ingwingiri nk'abana barashe baracyari hamwe uko yahoze muri 2012 n'uyu munsi ni kwari ntaramenya umuhamagaro ntarakura mu gati ariko ngira ngo hari nk'umuntu ushobora kuba agira ngo yarakuze kandi atarakuze akaba yumva satisfied kuko uyobora gahunda muri church ntabwo ari kugira ngo ukuze kuko worship leading muri church ibyo rwose ntabwo ahubwo mati dufite ku ijambo ry'Imana umuntu yamenya ate ko atarakura Jackson urabimenya icyambere iyo usomye ijambo ry'Imana urisobanura uryumvute urihishurirwa ku ruhe rugero urihishurirwa gute kimwe kandi n'abantu bagiye baba muri comfort zone hari abacaceza ameze gutyo ugasanga bikabantu ku buryo umuntu yinyagambura ni hamwe ugasanga umuntu bwabo bebe ni bumwe nta gukura kwabayeho kugira ngo umenye uburyo ukuramo hitureba evaluation yawe uburyo ufata ama decision uburyo usengamo discipline urakoze Mwuka we ikintu cya mbere kigaragaza umuntu umaze gukura mu Mwuka ni discipline igenga ubuzima bwe Paul arabivuga muri 1 Corinthians 27 aravuga ngo I discipline my body nkoresha birekeye banikoresha mu nkoresha uburetwa nkoresha uburetwa umubiri wanjye ibyo niyo discipline King James version 1 Corinthians 27 ngo I discipline my body fata discipline ngazishyira ku buzima bwawe ariko iyo urebye ubuzima bwawe ukabona nta discipline ihamye buri menya ngo ubuzima bwawe agahenje cyane kandi dufite icyo kibazo kubuhanura ntabwo bikugira umukuru mu Mwuka dore ikindi kintu cya kabiri usobanura gute imyizerere yawe umuntu akubajije wizera ibiki doctrine nizi ufite ibyanditswe bikurengera mu gihe udashobora kubona scriptures at least 30 cyangwa 50 zishyigikira ibintu urimo menya ngo ufite ikibazo cy'ahantu cyane impamvu Bibiliya ivuga ngo toza umwana inzira akiri muto azagenda asaza ikizamugumishamo si uko wamutoje ikizamugumishamo n'ibyo azaba yarakuye yego the package azaba yarakuye iyo so niyo mpamvu dufite ikibazo gikomeye muri christianism y'umuntu niyo mpamvu zaza umuntu yabyutse ufite nta rufatiro duhagaze mu ijambo ry'Imana usanga uyu munsi akiri itangaza umugisha visa ati visa ntabwo twubakwa na visa ntabwo twubakwa ubuhanuzi si bubi nanjye ndabwemera ariko ubuhanuzi si bwo butwubaka ijambo ry'Imana ubu tukamanura fondation uzareba bubatsi barabizi iyo bazamura etage cyane buriya twe tubona etage cyane barababanje kumanura fondation cyane niyo y'ingenzi ahantu bajya kure muri fondation hangana na kure bazamuka ikibazo cyacu dufite abakristo batamanutse muri fondation y'agakiza bamenye agakiza niki bamenye ubutatu butagatifu niki bige kurambikwa biga amadoctrine binjire umenye ijambo ry'Imana uzasanga umukristo umwe reka bivuge hari umupasiteri umwe ngiye wigeze kumbwira ngo ashunshongeye nshobora kumara ukwezi ntashomye ijambo ry'Imana umutumishi ibaze niba umutumishi ashobora kuvuga icyo kintu umukristo ameze ariko umutumishi ashobora kuba afite ibyanditswe ari full packet ako ni akamenyero uzi impamvu ibyanditswe biba bishyashya fide uko nshobora gusoma icyanditswe njye nawe tugasoma icyanditswe tukakibwirizaho mu buryo bubiri butandukanye niyo twagihurizaho n'abaprica 10 buri wese akakivugaho bitandukanye ijambo ry'Imana riraguka rihora riri rishyashya ahubwo uwo muntu uvuga gutyo bitambona ko ari very dangerous n'umuntu wamenyereye ibintu by'Imana nicyo kibazo dufite niyo mpamvu nshaka kubwira abarokore ba Kristo mwige mwihate ijambo ry'Imana mwo gukurikira ibintu mwo gukurikira abantu mufokasingi ku Mana kuko umuntu ejo yakudisappointing naho ibikomererega biva ugafata pasteur ukamufata nk'Imana ejo yakudisappointing n'umuntu nibyo barasizwe Imana yaratublessinze n'abakozi b'Imana reka twumve ibyo batwigisha ariko baduhuze n'Imana not kuduhuza nabo yego Kristo ni umukwe twe turabageni dufite ikibazo cy'abakozi b'Imana bafata umukwe w'abandi bagashaka kumwishingira yego kumwiyitirira umukwe umuhanyiro umugeni umuha umukwe
ntabwo mukuru no ariko dufite ikibazo uyu munsi abakozi b'Imana. Hari umukristo n'undi yigeze kumbwira ngo Imana ivuze ngo na pasiteri wanjye akavuga ngo nakumva pasiteri yawanjye ku buto bw'Imana. Ati really seriously umukristo byarabibwiye ati wow urumva n'ibibazo turi guharanya muri kano gakiza k'imbere. Usanga uyu munsi ibintu byaragiye izi ikibazo cy'abarokore dufite fondation y'ijambo ry'Imana. Injira, menya, hagarara, menya ibyo uhagazemo. Uhuye n'umuntu akagucarenje nawe ati mbwira imyizerere ni ibiki wasobanura. Ntabwo iki kibazo yenda cy'ubugwingire cyangwa se cyo kudakura gishobora guterwa n'ahantu umuntu yinjiriye church ahingukiyemo. n'urugero wa mupastor aho kumorienta nyine kumukwe akamorienta kuri we nyirizina, ariho ahantu usanga abantu bafite amazi runaka bagurisha kuri ibintu runaka, bafite amavuta bagurisha kuri ibintu runaka. Amazi bagurisha yego kugira ngo agukize kure y'imikoshi n'imyaka. Iyo ni immaturity, ni ukudakura. Amazi si yakora ibitangaza. Kristo hari amazi aba yasengewe Jackson, wowe yenda ntuyazi, ukaba ugomba gufataho agasipo buri gitondo cyangwa se ari ntakire mbese babaguha kwiyuhagira kugira ngo imikoshi runaka ikuveho. Reka mbihuze gutya, hari icyo bita action prophétique yego cyangwa se prophetic action. Ni nk'igikorwa cya gihanuzi. Ushobora kuvuga ngo ngiye gusengera umuntu, ugafata nk'amazi ukayasengera ukabatiya mu izina rya Yesu, bijya bibaho. Ariko si amazi agiye gukora umurimo. Kristo Umwuka niwe ugiye gukora umurimo. Abantu babitandukanye. Ikindi, wowe iyo babonye bakugurishije amazi, ayo mazi ni ibiki? Bibiliya ivuga ngo twahereye ubuntu dutangire ubuntu. Niba umuntu ajya kugusengera, hari nk'igihe nk'umushumba we yarayakuye nko muri Israel kandi abizi kugira ibyo bya Israel, amazi ya Israel si cyo amazi y'Abanyarwanda muri Yorodani ari we yadashye ko yategera indege kugeza azagera mu Rwanda, agacupa kamwe bira akaba ari 300 cyangwa 100 n'urugero. Really? Yes. Urumva ati aya yo mu Rwanda ntacyo yakumarira, reka ayo muri Israel nyirizina. Wende ni bizerere y'abantu batandukanye. Gusa ntabwo ari byo. Ibyo ntabyo tubona mu ijambo ry'Imana. Uwo ni Jackson. Umuntu aramutse aje akabona ngo akira kugurisha no mazi yishyira 300 mu gitangaza cyakira, namubwira ati umwana. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Naho se ufata umwanya nk'ubu Jackson kubwira ngo mfite icyifuzo, ufata umwanya usengere, ugafata iminsi 2 ukajya ku musozi cyangwa ukajya ahantu runaka tukajya mu biciro. Ukanyishyura ko ngiye gusengera. Iriya minsi nisimbura mu byiza. Ibyo nabyo si byo. Ngiye kubwanjye narababwiye hano kuri kabiri umuntu avuga ibitekerezo bye nuko umuntu yagize. Ntunjajinge kuko uyu ni Jackson. Uwo ni Jackson. Ibyo bintu ntabyo nemera. Uzi impamvu ntari mu ijambo ry'Imana. Njyewe nananiwe kwisengera, ntwaye amafaranga ugiye kunsengera. Yesu avuga ngo munyikoreze imyaganya yose kuko nita kuri mwe. Ujya kuyikoreza abandi kubera wayikoreje Kristo. Ngira ngo ni bwabo gwingire hari umuntu utekereza yuko Jackson umwana mwumva cyane kurusha. No, twese turi bamwe imbere y'Imana. Reka mubwize ukuri, wa mwenda watabutsemo kabiri kugira ngo twese tugire gute twigerereyo. Niyo mpamvu babatuburira. Niyo mpamvu abantu usanga hari ibyo twahoze tuganira ugasanga umuntu ashimana ngo ngiye mukozi w'Imana yagize gutya ngo muha amafaranga. Gute? Ibintu babihinduye business. Ubutumwa bwiza ntabwo duhindura abantu business. This is not a business. Ibi ni bijyanye na Kristo no gucungurwa ku musaraba no gutabara ubugingo bw'abantu. Yego. So ibintu ntabwo bihuriye n'amafaranga. Ba Kristo ibintu bitwaduka, ibintu bimaze kuba byinshi. Ngo tanga iki, gira gutya, twahereye ubuntu. Cyakora ushobora kuba uri muri church ugahabwa umugisha ukabavuga ati wenda church mu nyubako cyangwa se church kugura ibikoresho byo mu z'Imana, streamer n'ibiki, ukabati no reka shyigikira umurimo w'Imana, reka dutandukanye ibintu. Ntabwo dutanga amafaranga mu rusengero kugira ngo twakire ibitangaza. Dutanga kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana. Mu nsengero hakeneye wenda hari insengero ziba zigikodesha, hari insengero ziba imiriro
kwishyura wenda abakozi bamwe na bamwe muri church amasuku, ari n'amafaranga gutanga ibyacu, gutanga amaturo. Ibyo ni ibintu ugomba gutanga kandi unanezerewe kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana. Ariko kuza ngo amazi avuye Israel ngwishyura kuri hari n'ahantu haba tarifu buriya tarifu yego kugusengera kukudelivra kukugira gutya na gutya 15. Ibyo si byo twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Ubugwingire cyangwa se kuba umuntu atarakuze mu gakiza, ugasanga ibintu bimwe na bimwe bigenda bisa naho bimunyura hejuru kubera yuko ntiyakuze cyangwa se ntiyageze ku rwego. Nicyo kibazo mumenye fondation y'ibi bintu, nicyo kibazo. Ibyo byo gutuburirwa, kutigishwa, kutarerwa, kutagira abakristo bashyitse, nibi byose biba biri guteza. Uje hano wese azana doctrine nshyashya, uje ngo amazi, uje twese kandi tukabyakira. Ikindi hari igihe situation iri gucamo iguhindura umunyantege nke kwemera ibintu runaka. N'urugero, urwaye kanseri, barakubwira ati nugura aya mazi 500 amazi aragukiza. Yego. Kuko ufite ikibazo runaka kigutegetse gukora ikintu, kandi twirwa twakira abantu bafite ibyo bibazo barabaye desi n'abakozi b'Imana. Ejo ndaganiraga n'umumama umwe ambwira ati ntunambwira itorero, arambwira ijambo rikomeye. Ngiye wacu mu muryango sinigeze nkomereka, sinigeze mbura ikintu na kimwe, nta bibazo nigeze ngira. Ibibazo nabigiye umunsi ninjiye mu rusengero. Yego. Urumva mu kintu ngiye ariko wimbwira umuko yarambwiye ati ndagushaka uze nkubwire ubundi ngire. Ibazo umuntu ukubwira icyo kintu arati ndagushaka nkubwire ntuzansengere, sinshaka isengesho. Ibazo umuntu duhuriye twahuriye ahantu muri concert, anje ati mpa nimero yawe nzaza kukureba. Yaraje arambwira koko ndumirwa, anje ati ndumva nkize urabeho. Yarati ibyo barukore mwankoreye. Ibazo umuntu kukubwira icyo kintu ati windenganya nje ati hama so murokore. Nasobanuye nati no mu rusengero hazama abarwayi, urabona Yesu yaje ati wimbwira ibyo wintu n'abapasiteri se nabo bararwaye. Fide umugore yarambwiye amasaha 4 nta jambo na rimwe ndavuga, nteza amatwi. Bitabona kumva abantu barakomerekera mu nzu y'Imana. Yego yego. Kubera nta rukundo ryo mu nzu y'Imana, amatiku, abantu banze guhinduka mu nzu y'Imana, abantu banze gukura mu ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo bibazo turi kugira. Ikibazo nanone rero, hari nk'umuntu udukurikiye yaratuburiwe akaba ari kumva ibi bintu rimwe kabiri bikamubaho inshuro zirenze 3. Icyo kibazo kiba kimeze gute none? Ese wowe kucyurinda utegereza ko bikubaho rimwe kabiri gatatu? Ntabwo ubibona ko bagutuburiye? Ni cya kibazo, ntabwo turakura mu ijambo ry'Imana. Fondation zacu Fide, ibibazo bibaho, ubugumba burashoboka, kumushomeri birashoboka, byose. Ariko Ana Bibiliya mutugaragariza, hitureba story ya Ana yaciyemo, uvuga ngo mba kumwigira iki. Ufite umushumba wa maybe, kuko nanone nibwo tuvuga ngo abashumba bose ntabwo bari corrupted. Hari abashumba bazima bahari. Teni ntabwo bashaka muganire, bagusengere, bagukomeze, bagwisha mugende wizera Imana, utegereze Imana. Niko tujya kwizerera mu bintu ubona bita. Ni nacyo kiri gutuma Christianism iri gutukwa, iri gusebwa hanze. Abantu ibyari abararindagiye ni ubuyobe. Kubera iki dufite abantu bari gusebya ubutumwa bwiza. Paulo yivugira ngo ubutumwa bwiza ni butukoze isoni. Paulo he was a doctor, azibyarimo ariko very proud. Hari abantu bize bari mu gakiza bameze neza, ariko ugasanga abantu baraho bari gusebya umurimo. Nicyo kibazo ntabwo gahita turi kugira. Barukore mukure mu mwuka, mwige ijambo ry'Imana, mutinde ku Mana naho gutinda ku Mana. Yego. Ikindi nimba ubonye umuntu ukumva uramudawutinze, kuki force urahantu urabona uri kudawa, uraforcing iki wavuye, urahantu urabona utari gukura mu nzu y'Imana, nturi gukura, nturi kurya, urahakomerekera, nta kugira ngo uharererwe uhakurire, aho uri kuhakomerekera urashaka iki. Yego. Hari abantu bayobye batuma n'ibibazo navuga byinshi. Gusa fondation y'ibyo byose, fondation nuko abantu twanze gukura mu buryo bw'Umwuka. Reka mubaze akabazo gakomeye. Yesu yabanye n'abigishwa imyaka 3 n'igice. Mbwira igitangaza yabakoreye.
umutipe yabakubitaga amasomo Yeah. abigisha day and night. Yeah. Day and night. Bajya ku musozi bakaza batari mwigisha wavugaga ibiki kare ko tutabyumvishe, wavugaga ibiki day and night. Arangije imyaka 3 n'igice yarangije bati ngaho none mugenda. Baba tipe bagenda no bakoreshwa baratujwe bararerwa barakura. Yego. Abantu mwige dukuri mureke twumve ijambo dukure mu buryo bw'Umwuka w'Imana. Yego. Imbaraga z'agakiza cyangwa se power of salvation. Misi ishize hari akantu wavuze abantu benshi bagenda bagasirikiza bagati ibintu birakora biratwika wabiboga ugakorera Imana bimeze neza cyane. Hari abantu baba shy kubera societe runaka barimo yo kutaba sinzi no kutaba proud nyine yuko bakiriye agakiza. Ibyo bintu ntago ari sekibi. Oya, ahubwo nta bintu byiza nk'ibyo ngibyo. Reka bisubiremo. I'm proud to be a Christian. Ndi proud yo kuba narakiriye agakiza. Uzi impamvu njya project ubuzima bwanjye yo ntaza guhura na Yesu. Ahari bandi nshobora kuba narapfuye cyangwa se nshobora kuba ndi ibandi. Ndiyizi naho Yesu yahuye. So rero nta kintu kimwe cyakaguteye kuba shy yo kumenya Kristo. Nimba hari ubuzima buryoshye bubaho no kumenya Kristo. Kristo yaranduhuye fide nari ndushye. Kristo yampaye amahoro nari mpfuye. Kristo yampaye ubugingo buhoraho kubw'ubuntu n'urukundo rwe juste. Kristo ngiye ufasha ubuzima bwanjye ugakuramo Yesu, ntabwo ubuzima bugira n'inkingi. Ntabwo yita uhagaze. Ni ukuri kose ubwo ni ubuhamya. Kumbwira ngo ndibagiwe Kristo ku buzima bwanjye nta nubwo byanashoboka. Urumva hari abantu baregeza kubera yuko ndi kumwe na ba cousins nanjye rekanywe inzoga. Ashanuza aho yagukuye ubwo ntufite rezo. My colleagues baravuga ngo iki reka nanjye nambare nkabo reka mubwize ukuri nimba uri mu gakiza kabemo neza kuko kuba mu gakiza n'urujenjetse nta mumaro w'agakiza kuko umumaro w'agakiza uwo nari uko widumbuye wibize ukicaramo wese ukajyamo neza ku murongo nibwo ubona resultat y'agakiza. Ariko mu gihe ukivangavanga reka mubwize ukuri Imana sinjije ntushobora kuyivangira nayo bizakuvangurira. Jackson hari n'umuntu wihishahisha kubera yuko nyine ibyo bintu twavugaga bimaze kuba bibi. Waba uri nko muri bisi muti nawe uri umurokore nyine urebye nyine batubuzi bari kuvuga nyine urebye ngiye ntabwo wacu nyine ugasanga ntubaye proud kubera cya gitutsi. Nimba ntacyo bikeka nta mpamvu yo kutaba proud. Reka mubwize ukuri gusa niho wanshyira nkagira isoni. Nimugenza gutya kuri kamera nkavuga Yesu neza nayo Bibiliya nayigendana nanjye mvuga ko ndi ntabwo bikunda. Uzi impamvu uwo namenye nimba nafite isoni nawe yarabyivugiye ngo nugira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu nanjye nzagira isoni zo kumpamiriza imbere ya Data. Yego. Reka mbwize ugushide sinshobora kugira isoni zo guhamya Kristo nimba ari ibintu ndimo shikamyemo mpagaze. Maybe ko nagira intege nke nk'abandi, maybe ko wenda natsindwa uyu munsi ariko mbirimo ndabyemera. Ikindi past yanjye nishobora gutuma ntaba proud ya Kristo. Hari umuntu aca muri ibyo bintu byo bavugaga yaciye muri bino yagize gutya abajama bazanseka babashuti banjye bazanseka emera baguseke famille yose n'ijye umunsi umwe nibasobanukirwa nabo bazavugaho nibyo koko. Twese twakijwe batadushyigikiye, twese twakijwe duhunga. Wabona babajama ugakwepa ariko kugira ko bati no ngomba kuba proud y'ibyo nime. Umunsi navuze ngo mbaye proud niyo munsi ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka. Nta mpamvu yo guhisha ibyo wemeye, nta mpamvu yo guhisha ikikurimo. Sohora bivuge kandi reka babwize uko nawe utaramwakira Kristo mwakira. Niwe humure, niwe udutabara, niwe utweza, niwe uduha ubugingo buhoraho. Nta kintu kijya kinezeza iyo mbyutse mu gitondo nkibuka ko mfite ubugingo buhoraho atari ikiguzi, ari ubuntu Kristo yabaye ku buzima bwanjye. Nta kintu kishimisha nubwo twese duhura n'ibibazo ariko muri ibyo bibazo dufite amahoro. Fidele turaryama tugasinzira tukanarota pe tukiyonsa ukanezero nubwo bitagenda neza
nubwo hari ibitagenda neza, nubwo reka mubwize ukuri, Yesu ni ibyiringiro by'ubwiza. That's it. Twese dore ikintu turusha abantu batarakizwa ni amahoro. Kuryama ukumva, kuko n'abafite amafaranga abadasinzira. Ejo ndabufite wanjye turi kumwe, ambwira umushuti ufite ibikamyo byinshi, hano tumutipe nasinzira, afite ibikamyo bigera nko kuri 200. Abafite ubwoko bihiri pasi. Ababyanze anytime baramuhamagara ati alo, ti boss yewe kirahirimye. Pressure izamuka. Ariko mu by'ukuri ubutunzi ni bwiza, gutunga amafaranga fidela ntako bisa, no kumutunga Kristo nabyo ntako bisa. Ntakiza mu gutunga Kristo ugatunga nari amafaranga, ni byiza pe, ariko ukabufite amahoro. Yego, ukabuzi neza ngo ufite ubugingo buhoraho. Narababariwe, naracunguwe, hari umuntu waje apfa mu kingo cyane, mbona ubugingo buhoraho kubw'ubuntu bwe, narabatuwe, ntabwo nyirikira batari urupfu, ntabwo nta munezero. Umuntu wakiriye agakiza afite izihe mbaraga muri iyi si iri hanze aha mbi gutya? Afite izihe power? Ni umuntu umeze gutya. Imbaraga ya mbere tugira abantu bakiriye Kristo ni ibyiringiro by'ejo hazaza. That's it. Ni mpamvu uzasanga umukristo watakaje ibyiringiro, you are done, wapfuye warangiye. Ejo nabonye ndera bavuga ngo abantu ba depression ngo byarazamutse. Ndera nabonye article kuri ku gihe bavuga ko indera ama depression yazamutse. Man, depression bibaho no mu nzu z'Imana zirahari. Niyo mpamvu haba ama counseling. Please, reka mbabwire akantu gakomeye. Hari aho amafaranga atagera, hari aho byose bitagera, ariko hari aho Kristo agera mu mutima. Iyo mwakiriye, ejo ndabona nakiriye muri office nawe ufite ikibazo cya depression, ndamuganiriza abohokamo, ntabwo namusengeye, namubwiye Yesu. Yego, utanga amahoro. Impamvu tudeprima niki? Ni ibintu byatubanye byinshi twabuzo tubyikoreza. Kandi arivugira mwanyikoreje, yemwe abarushye n'abaremereye, munyikoreza amaganya yanyu yose. Uyu mwikoreje ntabwo usigara wikoreye, uraruhuka. Yego, niba ari ikintu kiryohera ni ukuganira n'abantu bafite depression. Niba ari ikintu kiryohera ni ukuganira n'umuntu ubabaye. Kubera iki? Nzi kubabara ukuntu bimera, nzi kurira ukuntu bimera. Iyo ntaza guhura na Yesu fidele, tuzapangana nk'uwo buhamya. Iyo ntaza guhura na Yesu, sinzi nahoraga ndira, Mbabaye. Yesu yansanze ndi mu marira, nta cyerekezo cy'ubuzima, ndi kwibaza what's next, ndajyahe. Yego, ndajyahe. Reka mubwize ukuri, Yesu araruhura. yego, Yesu araruhura. Naramubonye Yesu aguha umunezero, ukararuseka, ukarota useka, atari uko wabonye amafaranga, atari uko wakome, atari uko wabonye imodoka, oya, ahubwo ukanezerwa. Igisubizo cy'isi ni Yesu. Igisubizo cya depression ni Yesu. Igisubizo cy'ubabaye ni Yesu. Ubabaye wazaje tukaganira, mubwire Yesu uruhura, naramwiboneye. Ni ukuri, Yesu araruhura, atanga amahoro. Ako gakiza tuvuga kuko agakiza ni Kristo, ako gakiza tuvuga karatanga amahoro. So imbaraga z'umuntu ufite agakiza ni ibyiringiro. Bibiliya avuga ngo Christ in us, the hope of glory. Yesu muri twe ibyiringiro by'ubwiza. yego, There is a hope. Niyo umunsi bimeze gutya, mbyuka mu gihe bati ejo bizagenda neza, n'ejo bundi bizagenda, kuko mufite n'ejo bizagenda neza. Yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza si bibi. Iyo ryo jambo ry'ibyukira bati nubwo uyu munsi bitari, ejo there is a hope. Ejo hagera kuwa gatatu azabigenza neza, kuwa gatatu hagera maybe kuwa kane, ukomeza yuko ubayeho nk'umuntu utaba mu isi. Ubayeho nk'umuntu utaba mu isi gute? nyine urumva ibibazo birahari, school fees z'abana zabuze, bagusohoye mu nzu. None se ubundi reka mubaze, no deprima urakemura ikihe kibazo? Tubwizanye ukuri. Bagusohoye mu nzu, yego urababaye, uradeprima, yego n'ubundi no deprima urabikora. Uricara ahantu rire, afazari byikoreze Kristo, ubundi babahoro. usmiling ukomeze cyane rwose. Njyewe nzi abantu nuko turi kuri kamera, nakuzanira amakapozi basohoye mu nzu, bagakomeza bakamererwa neza. Si uko utababaye. Nose reka nkubaze, Yobu byamugendekeye bite? Yobu yapfushije abana bose. Nzi ko nta muntu urahura n'ibigeragezo n'ibya Yobu.
maybe barahari njye ntabwo turahura. Yobu yapfushije abana 10 bose. Yobu ubutunzi bwe bwose burarimbuka. Yobu nta kintu na kimwe yasigaranye n'umubiri kugera uramurya. Uzi umubiri kumuryana, even friends umva akajya yishimisha urujyo. Bigera umugore arambwira kuri igicucu watutse Imana ukipfira n'undi ko umupfu cyane. Uzi icyo yamubwiye? Yaramubwiye ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, ngo nzarinda nsubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Inshuti zamututse bamuvuyeho, byageze abana bapfuye, araje ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Amahoro y'umutima. Yego. Nimba ari cyo nabonye Yesu atanga neza, akagitanga ameze neza, yirekuye wese, ni amahoro y'umutima. Umuntu wamwakiriye. Yego. Twese ibyo bihe bijya bishika. My dear, ibihe byo gukubitwa no kubabazwa bijya bishika, ukababara ukarira. Ariko iyo wibutse ko ufite Kristo, ujya kumva mu gitondo kimwe wabyuka ukumva kagahinda kanjye, ukumva ufite kurara, ukumva Kristo muri twebwe, ibyiringiro by'ubwiza. Reka mbabwize ukuri, wababaye dukurikiye, wabona nta nzira, reka mbabwize ukuri. Yego wari Bibiliya ivuga ngo aharaho kurira kwa yaremwe, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka mbabwize ukuri wo dukurikiye, ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba utameze neza, ariko there is a hope. Haracyari ibyiringiro. Mu gihe ugihumeka haracyari ibyiringiro. Mu gihe ukibyuka ukumva urafasha, ukumva birafatika, hari ibyiringiro. Komeza umwizero uwo mwami, ntahinduka. Uko yahoze niko ari, ni nako azaho. Maybe ko ejo mu gitondo ibintu byahinduka. Ikindi azi ibyo yibwira kutugirira. Maybe kuri guca muri ibyo bintu kugira ngo akwigishe ikintu runaka. Maybe kuri guca muri icyo kintu kugira ngo yagure capacity. Maybe kuri guca muri icyo kintu kugira ngo aguhe maturity, kugira ngo ejo nubona ibyo ukeneye uzamenye uburyo ubimanaginga, uzamenye uburyo ubyitwaramo, kandi nawe ahabwe icyubahiro. Ko yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagisangira n'undi. Hari igihe Imana itubiza mu kugira ngo itwigishe, idutoze. So gusa icyiza haracyari ibyiringiro. Amen. Yobu yaravuze ngo naho igiti cyatemwa completely, ngo ariko iyo cyumvishije impumuro, sinarwo kibona amazi gusa, iyo cyumvishe impumuro y'amazi ngo kirongera kigashibuka. Maybe ko situation yagutemye ariko ntabwo yakuranduye. Ikibazo si ugutemwa, ikibazo ni ukurandura. Hari ibintu ducamo bikadutema, ariko Imana ishimwe ko utarandutse. Situation yaragutemye ariko yakuranduye. Ntiyakuranduye. Kuko itema amazi nazo ukayumva. Amazi ni umwuka wera, ikimenyetso cy'umwuka. Iyo umwuka yongeye kuguhembura, urongera ugashisha. Haleluya. Ihangane nubwo watemye, nagira ngo ubwire ngo ntiwaranduwe. Haracyari ibyiringiro. Umunsi umwe amazi azatemba, kandi azatemba kugana guhembuka kubeho. Yesu arahembura, Yesu araruhura. Kuba mu gakiza fide ntako bisa. Biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Kuba mu gakiza ntako bisa. Nimba utaramwakira, mwakira. Yego. Nimba uri deprime cyangwa ufite ikindi kintu, egera umukozi w'Imana agufasha. Bijya bibaho kugira umuntu. Nzabwirwa n'iki umuntu muzima utari buntu w'uburere Jackson? Biragoye ariko birashoboka. Hari igihe uhura n'umuntu, hari ukuntu umuntu asensinga. Icyambere dufite umwuka w'Imana muri twebwe. Ushobora kumuseka batima uyu muntu is it the right person? Ni umuntu nyawo. Wakumva umwuka w'Imana muri wowe wakwemera. Ko hari ukuntu muri twebwe tugira doubt, mwuka yarakakubanya mbaraga. Ukagira nako ka doubt. Niba wagize iyo doubt, wifosinga mureke. Ariko numva umutima wafu, hari igihe ubona njye nakira abantu benshi bambonye kuri kamera gutya. Yego. Uyu muntu kandi maybe afite abapasiteri biwe, afite aho yasengeraga, afite uyu muntu bijya biba. Hari igihe ubona umuntu ugahita ati this is the right person nashaka. Uyu muntu nashaka. Hari icyo bita connection divine connection. Donc hari kumuhura n'umuntu ugahita wumva niyo mugani ugahita wumva ko ari bwe koko. So rero hari igihe ijwi ry'Imana ritakuzaho, hari igihe abantu baba batekereza ngo Imana izimye ngo oya koresha umutima nama wawe. Kuko Imana ikoresha amasensors yacu yose kugira ngo tugane. Ushobora kumudawutingaho, ushobora kumvura umufunguke, ushobora kumvura mwishimiye. Niba ukeneye umuntu mwegere. Fide kuganira n'umuntu bijya biruhura. Yego. Nanjye ubwanjye iyo numva nabaye overwhelmed, nshaka umuntu tukagana nkumva nkumva refreshment.
yego nkongera nkajya mu kibuga neza none bijya bibaho ni byiza gushaka umuntu muri urugero rw'agakiza hari ibikumarura hari kuzamura ariko iyo ugize umuntu akagufasha. Elisa yagize Eliya, Joshua yagize Moses, ba Paulo bagize Gamaliel na Barnaba, Timoteyo yagize Paulo, abigishwa bagize Yesu, wowe wagize nde? You need someone. You need someone to help. A piece of advice ku muntu uri depressed cyangwa se wahuye n'ibibazo cyane cyane ariko akomerekeye muri church. Ajya mubwire ngo nubwo uri muri ibyo bikomere, ajya mubwire si byo herezo ry'ubuzima. Gukomerekera muri church ihangane. Uzi impamvu no muri church imeze nka hospital. Nta muntu muzima ujya kuri hospital. Keretse ugiye muri iyo church harimo abarwayi ariko nabo si bose si bose ariko nanone nabwira abantu bari muri church mwabaye abantu mwahindutse fidele ka mubwiza uko naka tukavuga hari abantu bari muri church imyaka 10 baranze guhinduka ko muri baba farisayo ko muri gukomeretsa abantu ko mwatakaje urukundo mwaretse abantu b'Imana. Birababaje umuntu gukomerekera mu nzu y'Imana hari yagombye gukira none agakomeretswa na wa muntu umaze imyaka 10 na 20 yaranze guhinduka. Basi uragakomeretswa n'umuntu ukijijwe vuba ariko uzi umuntu ukomereka n'umuntu umaze imyaka igera mu gakiza yavuze ko yarangiza agomba gufata abandi kandi ari nacyo amwicisha ahubwo ati nduze imyaka maze. So najya mubwire ngo komera si herezo ry'ubuzima. Ugukomerekeje siwe Imana ushaka kuko hari abantu bakomeretswa n'abantu bagahita banga Imana. Oya, iyo ni direction y'igikomere. Kuko reka mubwire kandi gakomeye. Igikomere ni buto ya Satani akoresha kugira ku manipule. Yego. Kera ndumva ukunda gusoma ibitabo by'amateka. Kera bajyaga bakoresha indogobe mu bwikorezi muri business, muri exchange of goods and services. Dore ko bakora indogobe iyo bayi situ muri bino bihugu bya wese by'amajyaruguru bakoreshaga by'ubutayu bakoreshaga indogobe gutya bayikorezaga ibintu biremereye sometimes kubera ama transportation yagoraga bakayikoresha ibintu biremereye dore ko bayikoreshaga kugira ngo bayimanipule bafataga bakayicaho uruguma bakayitera igisebe iyo ndogo bakayitera igisebe none uko kundi ikorera ibintu byinshi ikagerekana ya mikanga kugenda uzi ikintu bakora bafataga icyuma cyangwa se nk'igiti ikintu bakajomba muri rwa rugo ikagenda ariko mu by'ukuri itabishaka kuko bari yego dore ko igikomere Satani akora igikomere ni nkate uburi kuri telekomande ya Satani abazahana kandi abazahana akora byose bigahita bihaguruka azahana kuri ugahita wanga abantu ugahita wifungirana mu nzu ntuzongere wareba chat ubara abakristo dusigaye tugira ba online exactly banze kujya mu rusengero tizanera na online cyane igikomere ndabyumva gukomereka bibaho ariko nemera no gukira so rero igikomere Satani abazahana akora ugahita wivunguruka kujya akongera akagufata abazahana akora abakazi ugahita abazahana so rero nuko biba bimeze arakira gute igikomere Satani agira rero ikiza ni ukwemera gukira inzira ya mbere kwemera gukira ni ukwemera ko wakomeretse kumera ko urwaye kwemera ko urwaye hari abantu batemera ko barwaye abandi ugasanga barakomeretse ariko bakomeje barenza uko kurenzaho rero it's okay it's okay no urarenza ariko urakomera umunsi bya bastings moshe beta emera ko wakomeretse jya ahantu nimburira nimba uvuze induru nimba hari umuntu wabona wabohokera ukajya kumuganiriza ufunguke. Hari umumama umwe waje ambwira ibikomere afite ndaje ndamufata tujyana ahantu ku musozi like nkuko wajya muri jardin runaka anapana mbino misozi yo gusenga ngo kanyarira nayo ahantu hejuru ndavuga ati vuza induru twanganira ndatuvaye akora ibintu byose yumva asoje ndamusengera aratora ubu n'umumama mwiza arakorera Imana mu buryo budashobora kubyumva ibikomere
birakira gusa n'ukwemera kwakomeretse ugashaka umuntu. Nta muntu urwaye wivura. Sometimes you need someone wakize akakuvura akagufasha urugendo rwo gukira ibikomere. It's a process. Ntabwo ari ikintu kiri mu munsi umwe. It's a process bitewe n'ingano y'uburyo wakomeretse. Bibaza ari ibyo. Turi gusengera abantu babiri. Hari umuntu wumvisha imbaraga ziri mu gakiza akaba yifuje kwakira Kristo na n'umukiza we. Hari n'undi nawe wari uri mu bujiji mu buyobe bikaba byaramuteye gukomereka ariko akaba avuze ati noneho ngiye gutangira inzira yo gukira. Abo bantu babiri nibo bashaka gusengera. Reka mubwire wowe wa mbere utarakira Kristo n'umukiza, nta kintu cyiza. Nge ndabivuga nk'ubuhamya. I'm a product of grace. Ndi produit y'ubuntu bwa Kristo. Yego. Uko mbayeho, urugo rwanjye, ibyo nkora, ibyo naba, uwo ndiwe ni ubuntu. Yego. Kristo yangiriye. Numwakira ndazi neza ko hari icyo azakora ku buzima bwawe. Kuko umujyaho umeze uko umeze ariko ntumugumaho uko umeze, hari icyo ahindura. I like this. Umuzaho uko umeze, uzurushye, uzufite ibyaha, n'ibyaha biraruhisha. Uraruha, urasaza, usa nabi. Umuzaho umeze gutyo, icyo akora byose arabifata akakuhura akakoza. Yesaya niwe yavuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutu, ngafite kapasite yo kubyeza ngo bigahinduka umweru nka sheregi, nk'urubura. Tubibaza urwo ruganda akoresha. Urwo ruganda Yesu yari afite izo mbaraga zitwoza. Twese twari turushye. Fideli nari ndushye n'ibyaha, nari ibandi. Fideli nari ibandi, ndushye aranduhura aranyuza. Uyu munsi ndahagarara umva impamvu tumuvuga gutyo ni uko ibyo twamubonanyeho. Bajya bavuga ngo umuntu natinya ishyamba atinya n'icyo yarihuriye nacyo. Njyewe Kristo twahuye sinatinya kumuvuga kuko yaranduhuye. Nakiza ngo waba uri umujene, waba uri umumama, waba uri umupapa, fatanya nanjye gusenga isengesho. Ahantu uri subiramo ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nihakanye Satani n'ibikorwa bye byose bibi. Kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gishya. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Kristo muri njye, ngwino uhindure ubuzima bwanjye, ungire udasanzwe, umwana wawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nakugira inama wo mwakiriye washaka church kwegereye, nta kibazo ukajyamo ukabatizwa ukagira adresse, ubundi Imana igakomeza kugukuza ndetse no gukomeza mu rugendo rw'agakiza. Nibikunda dushobora no kuzabonana, twayaraza kudufasha turebe uburyo byakunda neza. Imana igumugisha. Uwa kabiri ni umuntu wari uri mu bujiji. Yego. Wari bituma ayoba akaba yanakomereka kubera ko yayobye nyine. Reka mubwire ikintu kimwe mbere ko musengera n'anasenga en general. Bijya bibaho gukora amakosa. Twese twarakosheje na n'uyu munsi turacyakosa. Ntuheranwe na past yawe, ahubwo uguhawe light, uguhawe ubumenyi, uguhawe kumenya gihinduka ku buzima bwawe. Icya mbere ni Kristo mu buzima bwawe. Icya kabiri process ya maturity, gukura. Nayo makosa wakoze namwe ugomba gukora kugira ngo mu rugendo rwo gukura. Urugendo rwo gukura habamo amakosa, habamo gukosa, ariko noneho menya ukuri ku ijambo ry'Imana. Tangira inzira yo gukura mu gakiza, bizakurinda. Agakiza kukakira konyine ntibihagije, ariko tangira urugendo. Ukure ube mukuru mu mwuka, ukuzwa n'ibintu bibiri, n'ijambo ry'Imana ndetse no kugira ahantu wigira urererwa. Gira ahantu urererwa, gira umubyeyi mu mwuka, ahantu urererwa wicara, hahandi urererwa ugakura, ukarya ijambo ry'Imana, ugakura ukaba dynamic, ugakomera. Ibyo byose birafasha. Reka musenge, ariko humura, ntarirarenga. Kristo ntabwo aduciraho iteka, oya, ahubwo ahora atubwira ngo nimuze. Amaboko ahora yarambuye ku bwacu. Reka musenge. Mana nziza, Haleluya. Ugize neza kuri iki kiganiro cyiza uduhaye. Ndazi neza ko hari umuntu umwe
babiri bakozweho n'izina rya Yesu Kristo n'iki kiganiro. Sengeye umuntu babaye, sengeye umuntu unaniwe, sengeye umuntu urushye. Mana reka umuruhure. Kristo ndabizi uraruhura, ni wowe umara intimba, ni wowe umara igikomere, ni wowe uhembura ubuzima bw'umuntu. Abantu bararushye, abantu bakeneye guhemburwa nawe. Papa warampembuye ndabibona, ndakwinginze ngo umuntu udukurikiye reka umuhembure, urushye reka umutabarwe, unaniwe reka umugirire neza, unyote wishwe n'umwumwa reka umuha amazi ya restauration. Ndabyibuka uhura na wa mugore w'indaya arushye amaze kurongorwa n'abagabo bangahe 5. Mana uramuruhura kuva umunsi bagenda i Samariya avuga inkuru yawe. Reka ugire umuntu uruhura, wari unaniwe, wari urushye, wari ukubiswe na depression. Ndakwinginze ngo umugenderere, ndakwinginze ngo umusure. Ndabizi ko tujya tugendererwa na presence yawe. Reka nawe umugenderere, reka kubone nk'Imana, reka umutabare, reka umuruhure n'izina rya Yesu Kristo Nazareti mwana. Ndabizi kuri ibyiringiro by'ubwiza kugufite ntazakorwa n'isoni, kugufite aho urashikama. Reka umugenderere, reka bakomeretse ubomore, reka barushye batabare, reka bari bacitse muri urugero rw'agakiza, reka bongere guhembuka, reka utange guhembuka, reka utange restauration ku bwoko bwawe n'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Papa reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe babeho kandi ukuboko kwawe kubagwireho mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye. Amen. Imana igumugisha Jackson, Imana igumugisha. Thank you so much. Imana igumugisha umuntu warukurikiye. Tugira ngo mutange ari ahantu umuntu ashobora kuba yabasanga, YouTube channel cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga na nimero ya telefone. Ku mbuga nkoranyambaga nitwa Jackson Mugisha. Kuri Instagram, Facebook ushobora kujya ukanyandikira, cyangwa se kuri WhatsApp nkoresha nimero ya 0783 8710 26. 0783 8710 26 ushobora kunyandikira nagusubiza nta kibazo. Ku bindi ni Sons of God International Ministries niho dukorera Kicukiro kuri Niboye aho zishuri rya Saint Patrick ku cyumweru saa 8 ewa umuriro wa watsi. Ni karibu kandi ni umugisha kuzabakira tukaganira. Imana ibamugisha. SINAI ndabashimiye, nari mbakumbuye cyane. Imana ibamugisha. Yego mujya kuri nk'abantu baba hanze SOK TV niho hanyura ibyo biganiro biri live ko byo byaba bene kora. Imana ibamugisha. Turagushimiye Jackson, twizere ko n'ubutaha niri tugukenera tuzakubona. Ndahari murafite. Ibiganiro bya SINAI TV biracyakomeje kumuzubana natwe. Shalom.